Turabasuje mwese abakurikiye Easy Life Experience YouTube channel, ikaba ari YouTube channel ibagezaho ibijyanye no kuba umwana yaraciye mu hahise hamuteye ihungabana cyangwa se hatamubereye heza, ngo abe yaraciye mu gihe cy'ubwana koko ngo abashe kukibamo mu buryo bwuzuye. Ese ni ibihe bigenda bimubaho nk'ingaruka mu gihe aba yarakuze no mu mibereho ya nyuma amaze gukora? Ibyo ni byo mu cyongereza cyangwa se mu ndimi z'amahanga bita early childhood adversity cyangwa se early childhood trauma. Tuzagenda tureba itandukaniro riri hagati y'ibyo bihe uko ari bibiri, gusa ibyo byombi icyo bihurijeho ni ukuba umwana iyo agize iyo experience cyangwa se yahuye n'ibyo bibazo, nibwo abasha kugira gute, nibwo abasha guhura n'ubuzima butamworoheye habe na gato mu gihe aba yarakuze, mbese bimugiraho ingaruka. Ni bimwe umunyarwanda yavuze ngo uzabyumva ushaje, mu by'ukuri ni ibintu biba byarabaye mu bwana ariko bikagira ingaruka umuntu yarakuze.